Ni amasomo atatu y'ubuzima twakwigira kuri Rihanna. Uyu munsi tubazaniye icyamamare mwakunze cyane mwese hano ku isi yose cyitwa Rihanna. Rihanna ni muntu ki? Reka twumve amateka ye gatoya. Hari umukobwa waturutse mu buzima busanzwe. Ese nawe waba waraturutse mu buzima busanzwe? Waba uburimo se? Tega amatwi. Nta bushobozi bwinshi yari afite, ariko yari afite inzozi nini. Waba ufite inzozi nini? Tega amatwi. Uyu munsi ni umwe mu bagore bagize kandi bafite influence nini hano ku isi. Influence ku bantu batayisobanukiwe neza ni abantu bagukurikirana umunsi ku munsi. Uyu munsi kuri KEY Urufunguzo Rwange turarebera hamwe amasomo atatu y'ubuzima twakwigira kuri Rihanna. Ayo masomo atatu tukareba ko yagira icyo atumarira mu buzima bwacu bwa buri munsi. Reka dutangire n'urufunguzo rwa mbere. Rihanna yakoze iki? Rihanna yagiye mu muziki afite confidence ikomeye cyane. Urufunguzo: kwizera ni intangiriro y'intsinzi. Ariko kwizera gusa ntibihagije. Jya ugerageza ibintu bitandukanye. Rihanna ntiyagumye mu muziki gusa, yagiye no mu bucuruzi, muri fashion no mu bindi. Urufunguzo: ntugatinye kwagura ibyo ukora. Ariko hari ikintu cyatumye atsinda kurushaho, ari nacyo kintu cya nyuma tugiye gusoreza iki kiganiro cyacu. Koresha amahirwe neza kandi ukoreshe igihe ufite ukibyaza umusaruro. Rihanna yakoresheje amahirwe yose yabonye mu buzima bwe. Urufunguzo: amahirwe aza rimwe mu buzima, yakoreshe neza rero. Niba nawe ushaka gutsinda ubuzima nka Rihanna, iyizere. Gerageza ibintu bishya kandi ukoreshe amahirwe neza. Kanda subscribe rero kuri ASPH TV kugira ngo udacikwa n'ibindi biganiro bikomeza guca hano kuri ASPH TV. Duhurire mu kindi kiganiro.